Amahoro God's people, bwoko bw'Imana muhereye hirya no hino ku isi, muri Afurika, God's people muri Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande ku isi. Yego, amahoro y'Imana nagumye abane namwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Kristo Yesu. Basuza ni mugenzi wanyu God's people, Anastazi Sibomana. Yego, turimo kurebera hamwe n'ubundi amateka anyura muri kino kiganiro. Tumenye amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri TV1 buri munsi. Twongera twibukiranya ko God's people, bwoko bw'Imana, intego yacu ari kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, mugumye mugubwe neza n'ubundi uri mushyashya kuri murongo. Yego, nagira ngo muhe karibu n'ikaze ubane natwe kandi ukore subscribe, dore ko kuri murongo wa Irera TV1 dusangira byinshi cyane by'agaciro, ari byo by'ingenzi kuri twe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niho n'ubundi usanga buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa nka God's people duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga n'ubundi mu buzima busanzwe kuri mubumbe w'isi, ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Yego, tugiye kureba hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri, ariko tugiye kurebera hamwe incamake y'aya mateka. Ariho dusanga muri aya mateka tubonamo Abanabatiste 10 biruka bambaye ubusa mu mihanda ya Amsterdam. Hanyuma Menos Mons yabafatiye umwanzuro wo kwigishwa ndetse no guhabwa uburere. Ndetse muri kino kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, turasangamo inshingano z'abumviye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Bibiliya, bakaba ubwoko bw'Imana ari bo God's people n'ubundi. Yego, tugiye kureba nyirizina ku buryo burambuye amateka. Ndetse turareba abantu babayeho mu gihe cyari amateka, bari barimo gukora iby'Imana ishaka cyangwa bari bari hanze y'Imana ishaka. Ibyo byose byemezwa n'igitabo cya Bibiliya, dore ko muri aya mateka cyangwa mu biganiro binyura kuri murongo wa Irera TV1 twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye icy'ingenzi dukwiriye kubahiriza tukagikora, cyangwa icyo dukwiriye kureka bitewe n'umwanzuro waturutse ku cyo Bibiliya yadutangarije. Rero niho dusanga n'ubundi mu bwoko bw'Imana God's people, aho duherereye hirya no hino ku isi. Yego, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no kumenya icyo Imana ishaka, nabyo bidutera akanyamuneza, bidutera ibyishimo n'umunezero mwinshi cyane, kuko twasobanukiwe igishyashya tugomba kongera mu byo twakoraga mu bigendanye no kubaha Imana, cyangwa gukora shyira mu bikorwa iby'Imana ishaka yuko dukora. Ese ko turi kuri uyu mubumbe w'isi, turi aho tugomba kuba turi mu by'ukuri twese? Ese turimo kuhakora icyo dusabwa kuba tuhakora? Ese icyo tugomba kuba twahakora turakimenyeshwa n'iki? Turakibwirwa n'iki mu by'ukuri? Icyo tugomba kubahiriza nicyo tugomba gukora turakimenyeshwa n'Imana. Ese Imana ye yakitubwirira hehe? Biragenda gute? Aho turaza kumvira amakuru y'Imana mu buryo bwizewe nahaganaye. Turasanga amakuru mu gitabo cya Bibiliya, niho turasanga imvugo y'Imana mu buryo butagoretse cyangwa mu buryo butarimo ibihimbano cyangwa amagambo y'amahimbano. Niho n'ubundi muri amateka twifashisha icyo gitabo cya Bibiliya mu buzima bwacu bwose tubamo. Tugiye kuri aya mateka ku buryo burambuye yaranze itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri, niho dusanga n'ubundi ku ya 10 Gashyantare mu mwaka wa 1535 Abanabatiste 10 biruka bambaye ubusa mu mihanda ya Amsterdam. Ibikorwa nk'ibi bidasanzwe mu bisanzwe byakozwe na Mary Schwarite Anabatiste, byatumye amatsinda y'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka bakozwe n'isoni abaprotestanti n'abakatolike. Uwahoze ari umupadiri wa katolike Menos Mons mwaka w'igihumbi 1496 kugera mu mwaka w'igihumbi 1561, amaherezo yafashe umwanzuro wo kubashyira mu itsinda rifite icyerekezo cyo kubigisha no kubaha uburere. Aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nyirizina nka God's people tugiye kurebera hamwe nyirizina
icyo dukwiriye gukora, icyo dukwiriye gukosora ku banyuze muri aya mateka, cyangwa nimba twabigiraho tubigireho bitewe n'icyo Bibiliya iraza kwemeza nka God's People ibitumenyesha. Niho tugiye kureba icyo Bibiliya bivugaho, tureba n'ubundi inshingano z'abumviye ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Bibiliya, bakaba God's People, bakaba ubwoko bw'Imana. Tugiye kureba izi nshingano z'abamaze kuvuka ubwa kabiri, tugiye kureba izi nshingano z'abamaze kwizera Kristo Yesu nk'umucunguzi wabo, tugiye kureba inshingano z'abayoborwa n'umwuka w'Imana, tugiye kurebera hamwe inshingano z'abamaze kuba abakiranutsi ku bwa Kristo Yesu, tugiye kureba inshingano za bene Imana, tugiye kureba inshingano za God's People nyirizina kuri uyu mubumbe w'isi turiho, ariko dukwiriye no gukora icyo tugomba kuba tuhakora mu minota tuhafite, cyangwa amasaha, cyangwa iminsi, cyangwa amezi. Igihe tuhafite tugikoresha uko bikwiriye. Nkawe twabashije kubana kuri uyu murongo, ni iby'agaciro kuba turimo gusangira ibi ngibi. Yego, ni iby'ingenzi kuri twe ndetse na bagenzi bacu n'abazadukomokaho. Birakwiye ko tubyigana, kandi nawe watanga inyunganizi n'ibitekerezo unyuze muri komenti. Ugize ikibazo wagira, wanyura muri komenti ukatubaza, cyangwa hari icyo ushaka yuko twaganiraho mu bigendanye n'Imana ishaka yuko twakora, n'ubundi wanyura muri komenti ukatumenyesha nta kibazo. Niho n'ubundi tugiye kureba hamwe icyo Bibiliya ibivugaho, aho uyu mupadiri tugiye kureba ku gikorwa yakoze nyirizina, ari cyo gushyira bari abantu bari bafite imyitwarire itari myiza, abashyira mu cyerekezo cyo kugira ngo bigishwe kandi bahabwe uburere bukwiriye. Tugiye kureba icyo Bibiliya ibikomozaho. Turasanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko ibice 16 umurongo wa 15 kugera ku wa 16, ariho havuga hati, arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Yesu Kristo yeruriye abantu yuko bagomba, yeruriye abamaze kuvuka ubwa kabiri, yeruriye abamaze kuyoborwa n'umwuka w'Imana, yeruriye ubwoko bw'Imana God's People, arabamenyesha, arababwira ati, mujye hirya no hino mu mahanga yose mwigishe abaremwe bose, mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, babumenye cyangwa bubagereho. Uwizera ibyo mwigishije cyangwa mumenyesheje, uwo nguwo azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka cyangwa azarimbuka, nk'uko Bibiliya irimo kubigaragaza. Ndetse no mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 28 umurongo wa 20, mwihanganire urwo rusaku mushobora kuba mwaba murimo kumva, kugira ngo murwihanganire dukurikirane ubutumwa bwiza icyo buvuga, dukomeze mu murimo, kuko twagera mu bigoye byinshi cyane bigoranye, ntabwo byatuma ubutumwa bwiza tutabukomeza, ahubwo tugire gukurikirana no kubyitaho. Ufite intego runaka birakwiye yuko ubikurikirana kugira ngo tumenye icyo dukwiriye gukora. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 28 umurongo wa 20 niho havuga ngo, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza kumeruka y'isi. Ijambo riratwereka yuko ibyo wamenye nkawe wamaze kwizera ukayoborwa n'umwuka w'Imana, n'ibyo umaze gusobanukirwa mu byo ukwiye kubahiriza Imana yakumenyesheje, nk'uko wabibonye mu gitabo cya Bibiliya. Ijambo rirakwereka yuko utagomba kubyihererana, ahubwo ugomba kubyigisha n'abandi bakabyitondera byose. Yego, nk'uko n'ubundi ijambo ryakweretse yuko ugomba kujya mu mahanga hirya no hino, cyangwa ugakora buryo ki buri mu mwese utaramenya ubutumwa bwiza ukabumumenyesha, nk'uko Bibiliya ibuvuga, ukamusobanurira byose kugira ngo nawe abyitondere, kugira ngo nawe azabe ushyitse mu gihe cyo kuragwa, mu gihe cyo kugororerwa buri wese icyo yakoze. God's People, ndabashimiye cyane. Yego, twari turi ku ntego n'ubundi yerekana buryo ki yitwereka inshingano z'abumviye ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cya Bibiliya, bakaba ubwoko bw'Imana, bakaba God's People. Inshingano zabo
nizo twari turimo kurebaho. Hari n'izindi nyinshi cyane twarebaho, ariko biraza kuba bishingiye mu gutambutsa ubutumwa bwiza ku batarabumenya hirya no hino ku isi, mu buryo bwose ushoboye gukoresha, ukoresheje imbaraga zawe zose, umutima wawe wose, uburyo bwose ufite wakoresha, ubutunzi ufite, amafaranga waba ufite, buri buryo bwose ufite ubukoresha kugira ngo umenyekanishe ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu mu gihe ugifite iminota runaka kuri uyu mugabane cyangwa kuri uyu mubumbe w'isi nyirizina. Yego, ndabashimiye rero nka God's People, buri gihe buri hantu kuri igikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, dore ko intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana aho twaba duhereye hose n'ibyo twaba turimo byose. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Kristo Yesu umucunguzi. Wowe uri mushyashya kuri uyu murongo, wakora subscribe, tukajya duhorana, tukajya tubana twungurana byinshi cyane, kwiga Bibiliya buri munsi kugira ngo tumenye igikwiriye. Murakoze cyane.